okay igishakwe rero ni ikintu gikomeye cyane yego igishakwe kiraza wari ufite umugore cyangwa wari ufite umugabo yego urumva ndavuga mu bantu bashakanye yego muri rwa rushako rwawe hoze uvuga usa nk'ubwitiranye n'igishakwe urumva yego igishakwe cyaza hagati aho ngaho muri uwo mubano yego kigatuma usufura kandi wari ufite umugore kigatuma usufura kandi wari ufite umugabo Jimmy igishakwe cyanjyanye kuba umuzamu ndi umugore ariho se muvugana ariho akubwira ko impamvu ataza mu rugo ari yihe ntabwo icyo reka twe kukiga afite undi mugore se basi aramufite yo mana cya gishakwe ariko uwo mugore ntaho wamusanga nuwe wenyine ugiye muri mwirangamimerere ntabwo wamusangamo nijoro ntabwo rimuzi ko twe umubano wacu twawuhamije imbere y'ijuru n'imbere y'abantu niya satani natangiye mvuga ko byagenda kose ndumva ubwo buhamya bunkoze ku mutima n'abandi buri buze kubakora ku mutima ibyo bimaze kuba ubuzima bwarakomeye buba bubi Jimmy yego buba bubi ankuraho buri kimwe yamaze yakuvanamo se cyangwa yaragusigira agenda yamazu nayo igihe cyarageze n'injangwe y'inzi ahangaha nawe uzusigare kuri rizamu nihagira ikibura nagiye kuryama nawe uzaza ukishyure Yesu we none se ubwizamu uzakibazwa yego izamu wari wasabye akazi cyangwa wari wavuze ngo nyine kamamba mama w'inshuti yanjye bimaze kumera gutyo yego nari maze kumubwira nti rero we nsigaranira abana byari mu ibanga rikomeye yego njye mu rusengero ndava imbere nta n'umuririmbyi uzamenya ko mpaba movement zo mu rusengero zose zikorwa ndi hanze njye nibwira ndaremo niyo gahunda nari nafashe noneho abana banjye ubangomaniye arabyemera bukeye nibwo yampamagara arambwira ati wowe witandukana n'abana bawe ngwino hari inzu hariya barimo bakora hari inzu hari abarimo bakora wowe ujyemo dore barimo barahiba bareba imbere mu buzima bwawe naza guteza abantu turabasuhuje nshuti bakunzi ba Humura TV Claudine Channels tubahaye mwese peace aho muri turabasuhuza cyane by'umwihariko aba diaspora mudukurikiye nkunda gukoresha ijambo aba diaspora mujye mwihangana nubwo abanyarwanda ari mu mudukurikirana cyane ku bwinshi nuko abanyarwanda tuba turi kumwe umunsi n'umunsi dushobora guhurira muri quartier dushobora guhurira aho dutuye cyangwa se aho dukorera naho duhurira agiye atandukanye uyu munsi rero turi kumwe na mama w'amahanga tugiye kongera kugirana ikiganiro duherukana kera muramubona arakeye araberewe yambaye neza arasa neza dufite ikiganiro kivuga ngo iki imbaraga z'igishakwe murumva ko rero dufite topic idasanzwe itandukanye na topic mwari mumenyereye kuri kamera za Humura TV Claudine Channels muri kumwe na Jimmy 250 nk'ibisanzwe ibuka gukora subscribe like share ndetse na comments turi kumwe kandi n'umufatanyabikorwa wacu ukomeye uri behind camera ngira ngo nawe yabibwira Mr. Robert BF Smart Bright Better Future n'ubuzima bushigirana bw'ejo heza hazaza dutegurirwa n'ikigo cy'abanyamerika mu buvuzi ku ndwara ziri chronic disease waba urwaye cyangwa urwaje reka twe gutinda aho ngaho duhamagara kuri 079 89 75 799 reka twakire mama w'amahanga turamusoje cyane naho neza Jimmy yego amakuru y'imisi amakuru ni meza yego turashima Imana yego tujye kuganira ku mbaraga z'igishakwe uyu munsi nubwo ntaramenya ngo igishakwe ni iki ndabizi nawe aho uri wese wibaza ngo igishakwe ni iki igishakwe rero mama w'amahanga muramubona ko nyine niba ari mama w'amahanga n'umumama mukuru murabireba uko byagenda kose aradusobanurira ngo igishakwe ni iki nari nzi kuzi igishakwe ese kigira imbaraga gute ngewe nshobora kubivuga uko mbizi cyangwa uko byumva ugasanga bitandukanye nuko uri buze kubidusobanurira na koto
hari igishako turi buze kuvuga yego hano wenda muri ubu buhamya ariko hari n'ibindi bishako abantu basanzwe bazi yego biboneka nko mu biti mbese urabona igiti iyo gikuze kigira amashami yego aravuga ngo ni amashami ariko iyo kivunnye kigasa nk'igisadukira hagati uravuga ngo ni igishakwe kiba ari kirekire nyine kibangamye ukuntu ubwo uzi ukuntu igishako ngiye iyo kimanyutse kikamanukira nk'ahantu ku mubiri wawe kirakubabaza kiragukomeretsa noneho rero igishakwe rero iyo gikubise nko mu jisho byanavamo uretse ko umubiri wose yego nta mubiri w'ishyamba njye rero mu kinyarwanda mvuze ngo igishakwe nakumva yuko ari nka cya gihe umuntu yumva akeneye gushakwa ngabe yajya kubaka urugo ariko akabura umuntu umushaka ngo amushyire mu mago icyo ni cyo wari uzi ko ari igishakwe numva ko ari cyo gishakwe ubundi kujya gushaka bisanzwe byitwa urushako yego urugo ni urushako noneho wagumiwe kandi akeneye gushakwa ariko nacyo ni igishakwe nacyo ni igishakwe urumva ko nanjye ndi umuhanga wahishuye ko nacyo ni igishakwe ni igishakwe uzi kugira nk'imyaka 50 yego baba ngo warasenkanitse yego nacyo ni ngo warataranitse nacyo ni ngo warakaranitse yego njye nicyo gishakwe rero buriya nari nsanzwe nzi cyangwa nyine ariko navuze nireka mpfe kubivuga iyi nkotora nyine abanyarwanda mwihangane murabizi ko nubwo ndi mukuru sindi mukuru cyane ariko uko byagenda kose sinsinzwe yego nabyo nibyo ariko se buriya ntabwo twabanza ngo dusenge reka tubanze dusenge twiragize Imana tubone ngo dutangire ikiganiro iri kumwe natwe byaba ari byiza cyane kurushaho Mana data turakubashye mwanya nk'uyu nguyu tugiye kuba imbere yawe mu buryo bw'ijambo ndetse n'ubuhamya Uwiteka turakwinginze ngo uzubane natwe Mwuka wera tugenderere Mwuka wera twuzuze adukubitire inkomyi n'imbogamizi zose za Satani zatuma ubu butumwa budatambuka kandi mu izina rya Yesu Kristo Mwami unyemerere n'abazabwumva Mwami Imana yacu bazahabwa umugisha ni kubw'izina rya Yesu Kristo dusenze twizeye amen amen murakoze cyane mudusengeye isengesho ryiza cyane mugiye gutangira rero mwibwira abadukurikiye ariko mbere ya byose mubanze mubasuhuze turabashuhuje yego bakunzi ba Humura TV Claudine jewe nitwa Munganyenka Joseline niyo mazina yanjye yego mama w'amahanga ni izina niswe n'Imana yego hari igihe dusenga amasengesho areba tugasenga amasengesho avuga tugasenga amasengesho yumva isengesho rirareba isengesho rirumva isengesho riravuga iyo uri muri ibyo bice by'iryo sengesho rero Imana igituganiriza amen niyo mpamvu niswe iryo zina n'Imana muri ubwo buryo mama w'amahanga nagiranye ubusabane nayo byiza cyane mu buzima busanzwe hari ahantu nigeze mbona umuntu bita Jose Nana reka nongere mare n'impungenge abakunzi ba Humura TV Claudine yego bibajije cyane ku muntu witwa Jose Nana numvise Claudine avuga ati hari umuntu ujya kunda kudukurikira agatanga comments nyinshi ariko uyu muntu naramuyobewe ni jewe iryo zina Jose Nana riri kuri email yanjye muri make Jose Nana w'umuhungu wayifunguriye niryo yashyize Jose ni impine ya Joseline ni izina ryanjye Joseline Jose ni impine ya Joseline Nana ni impine ya Nadine ni umwana wanjye w'imfura ubwo maze amatsiko abakunzi ba Humura TV Claudine nimujya mubona ayo mazina cyangwa se yenda sinzi nshobora no kuzayahindura ariko mu gihe atarahinduka ubwo nuko nimujya mubona Jose Nana muri comments za Humura TV Claudine azaba ari jewe bajya bamya kare wowe by the way reka mbanze shimira abantu mwese mujya mukurikirana ibiganiro byacu ndetse mwanezerwa n'ibyo turi kuvuga cyangwa n'ibyo twabashije kubaganiriza mugashyiraho comments nukuri mbahaye 100%. Nubwo ndeba hari umuntu urimo kumpamagara sinde umwitabe yihangane reka twikomereze ikiganiro igishakwe sinzi niba uko mbisobanuye ari byo
n'icyo uvuze yego nicyo nacyo ni igishakwe. nituza kwinjira mu ijambo neza n'ubuhamya Yego. urasanga n'icyo ngicyo ari igishakwe. turasanga n'icyo ngicyo ari abantu igishakwe. bafite ibishakwe bitandukanye ibishakwe ko Jimmy. bigiye kuzatwica se abantu bafite ibishakwe bitandukanye Mm. kandi ibi bishakwe wanyemera tukabanza tugasoma ijambo ritoya hano reka tubanze dusome ijambo ry'Imana. uretse ko nta jambo ry'Imana riba rito Mm. reka tube ngo ni iry'umwanya muto ni iry'umwanya muto yego turaza kumva imbaraga z'ibishakwe. ni ukuri ni ijambo ry'Imana dusanga mu Bakorinto wa 2 yego ibice 12 umurongo wa 7 n'uwa 8 n'uwa 9 gusa. yego ubundi dusobanure ku gishakwe tuvuge n'imbaraga z'igishakwe Igishakwe. uburyo kijya kigira imbaraga ku muntu kiriho. Yego. yabiremewe. Haranditse ngo kandi kugira ngo ne guterwa kwishyira hejuru kurenza ibikwiriye nuko nahishuriwe ibikomere cyane nicyo cyatumye mpabwa igishakwe cyo mu mubiri ari cyo ntumwa ya Satani yo kunkubita ibipfunsi ngo ne kwishyira hejuru kurenza ibikwiriye. 8 haravuga ngo kuri icyo kintu rega amatwi Jimmy ngo kuri icyo kintu n'inginzi umwami wacu 3 ngo kimvemo. yego 9 aravuga ngo ariko arampakanira ariko arampakanira ati ubuntu bwanjye buraguhagije kuko aho intege nke ziri ariho imbaraga zanjye zuzura nuko nzanezerwa cyane kwirata intege nke zanjye ngo imbaraga za Kristo zinzeho. amen Amen. uwo ni Pawulo. uyu muntu wavugaga aya magambo ni Pawulo. yego yari afite igishakwe yumva nawe akeneye gushaka. ariko Jimmy iki kintu wakomeje kucyensitaho cyane. impamvu nakomeje kugitsindaho cyane ushobora gusanga nanjye mfite igishakwe. mu izina rya Yesu ukimara kumva imbaraga z'igishakwe wowe ugira imbaraga muri wowe zo kukikuraho ntabwo wakikuraho ngo bikunde. kandi urumva ko urumva muri make na Pawulo yagerageje ahubwo wemerera intege nke zawe kugira ngo imbaraga za Kristo zigwire muri wowe zigwire muri njye. kuko urumva ko na Pawulo yashatse ko kimuvaho ariko Uwiteka aravuga ngo no. ariko wumvise uyu murongo twasomye uyu murongo twasomye wa 7 yego ngo kandi kugira ngo ne guterwa kwishyira hejuru kurenza ibikwiriye. hari igihe abantu tujya tugira amavuka tukagira imbaraga, zaba imbaraga z'umufuka ku ikofi, zaba imbaraga zo mu isakame, zaba imbaraga z'umuryango, yego urumva, zaba imbaraga z'amasura meza, bigatuma twishyira hejuru. Ibyo bintu Imana ntabwo ibikunda. hari n'abagira imbaraga zo kwishyira hejuru ku mpamvu z'uko bashatse abagore beza, akavuga ati jyewe mfite umugore mwiza, akanamurata aho agiye hose. Kugira umugore mwiza ntabwo ari bibi, ntabwo ari bibi, urumva, ariko kumwirata ari cyo kibazo. ariko ugasanga wishyize hejuru, ushobora kuba wamugize nk'ikigirwamana. none se mama w'amahanga, hari ikintu kimwe wenda nubwo tukiri mu ijambo ry'Imana, ariko kuri ubu ngubu umugore arakubwira ngo njye nzanezezwa nuko nkunda, ariko nsanze uri kundata mu bandi. Umugabo azavuga nzanezezwa nuko unkunda, ariko uri kundata mu bandi bagore. none mu by'ukuri ko numva bigiye kuzatuma tudatanga keya kubo twashakanye nabo. turavuga ku mbaraga z'igishakwe. yego yewe twashakanye yigeze kundata, akajya avuga ati yaba yananyoye n'akantu anezerewe, akavuga ati igihe muzaturuka ibunaka, ubwo yavugaga imisozi runaka, ubwo sindi buyivugeho cyane. yego muzaturuka ibunaka mugere runaka, nimubona umugore usa n'uwanjye, ariko ari mwiza, yewe muzamuzanire mu mujyi. wari mwiza biragaragara ukurikije n'ukuntu usa kuri ubu ngubu. Ntabwo kandi mbizi hari icyo gihe we yabonaga ndi mwiza. n'abadukurikiranye kuri kamera baze kwivuga muri comment, urumva, sibyo? abantu babonye ikiganiro twakoranye ubushize baraza, uriya munyaburayi wamukuye mwakoranye ikiganiro, ntireka da, ni umubyeyi Imana yasize amavuta, urumva atarandataga, ni umubyeyi Imana yagiriye neza. ariko ibyo yavugaga byari ukuri, ahubwo ngize akabazo k'amatsiko, yarakurataga ubu ari hehe? ariko se Jimmy, reka ntabwo giye nkubajije, oya kubera yuko impamvu ukeneye ko musubiza impamvu ubundi uriya muntu ukurata, yego, yaba umugore wawe cyangwa umugabo wawe, yego, uba utekereza ko azakurata igihe kingana gute? okay, ntago wenda navuga ngo azakurata igihe kingana gute,
ariko uko byagenda kose akurata ari uko umutima we wimutegetse ari kubifiringa. Icyo kora Satani nawe kuko adakunda ibyiza ajya abasha gushuka amazi mu mata. Niho rero Pawulo yavuze ngo kandi kugira ngo ne guterwa kwishyira hejuru kurenza ibikwiriye nuko nahishuriwe ibikomere cyane, nicyo cyatumye mpabwa igishakwe cyo mu mubiri ari cyo ntumwa ya Satani, urumva, yo kunkubita ibipfunsi ngo ne kwishyira hejuru kurenza ibikwiriye. Ariko Jimmy uzi ko na Satani nawe ari umukozi w'Imana. Oya. Gute se kandi? Ntabwo turi mu bitinde kuko turimo turavuga ku mbaraga z'ibishaka kandi ngiye kuguhamya mu kanya. Yego. Satani ni umukozi w'Imana. Nese bibaza ko Satani atanga raporo hehe? Satani ibyo akora byose abitangira raporo kandi ahantu atanga raporo ni ku Mana. Abantu ntabwo tuhagendanyemo neza. Tuzahagendanamo neza ubutaha wenda. Ariko by the way uranjijishije ntabwo mbwiye uko byagenze. Ntabwo mbwiye. Ugiye kuhambwira. Okay, good. Banza usubiza aho ngaho nitwikomereza ikiganiro. Okay. Igishakwe rero ni ikintu gikomeye cyane. Yego. Igishakwe kiraza wari ufite umugore cyangwa wari ufite umugabo. Yego. Urumva? Ndavuga mu bantu bashakanye. Yego. Muri rwa rushako rwawe hoze uvuga usa nk'ubwitiranye n'igishakwe. Urumva? Yego. Igishakwe cyaza. Hagati aho ngaho muri uwo mubano. Yego. Kigatuma usufura kandi wari ufite umugore. Kigatuma usufura kandi wari ufite umugabo. Jimmy, igishakwe cyanjyanye kuba umuzamu ndi umugore. Ntabwo nari uwirondo ry'umwuga, naga kagari kari kanzi ngo kampembe. Hoye. Ntabwo nari umusekirite ngo mbe mfite kagakoni bakita ngo iki umukongote. Umukongote. Ntabwo nari umusekirite ngo mbe mfite umukongote ndibwirindishe nijoro. Cyangwa se ngo mbe mfite n'imbunda byibura. Oya. Nari umuzamu, igihembo nahembwaga kikaba aho abana banjye bari buryame. Mfite amazu twubakanye n'uwo twashakanye wajyaga ndatatu umugore wanjye ni mwiza. Ariko ubwo ni Satani waje kubyivangamo byaje kugenda gute? Okay, reka tuvuge ngo sinavuga ngo ni Satani cyangwa ni Imana, ariko urumva ko kimwe nahoze nkubwira yuko Satani afite ahatanga raporo. Yego. Ibi nta kintu cyose kijya kiba Imana itakizi. Nta kintu kiba ku muntu Imana itakizi. Nta kintu kiba ku muntu Imana itakizi, ibintu byose Imana ibibizi. Yego. Ishobora kubimenya ikabikemura vuba bitewe n'impamvu yayo, ariko ishobora no kutabikemura. Niba hari akantu wumvise twasomye hano ku murongo wa 8, haravuga Pawulo yaravuze ngo kuri icyo kintu ndashima Imana. Kuko abantu bafite ibishakwe bitandukanye. Wenda iyo ijambo ry'Imana ritubwira ku kintu runaka ngo gitopikingeho ikintu runaka byari kuba ari ikibazo. Ariko noneho abantu badukurikiye bafite ibishakwe bitandukanye. Ndabahumurije kuri Humura TV. Turabahumurije mwihangane bambi. Mwemere intege zanyu nkeya, mwakira intege zanyu nkeya kugira ngo imbaraga za Kristo zirusheho kugwira muri mwebwe. Uyu Pawulo ngo kuri icyo kintu ngo yinginze umwami wacu kangahe? Gatatu. Yego. Ngo kimuvemo cyangwa se kimuveho. Muri make Pawulo ariko nicyamuvaho. Nawe yumvaga yashaka. Uzi igishakwe ariko Pawulo yari afite. Ndaje nkubwira icyo icyanjye. Yego. Ariko reka nkubwira igishakwe Pawulo yari afite. Yego. Pawulo igishakwe cya mbere yari afite ubwo yahuraga n'umucyo w'Imana mu nzira arimo ajya i Damasiko kwica ubwoko bw'Imana. Ngo yahuye n'umucyo w'Imana. Arangije yikubita mu nzira. Yego. Agwa yubamye. Ngo yumva ijwi rimubwira ngo undenganye, ngo Sawuli undenganyiriza iki? Aravuga ati urinde mwami kugira ngo ngukorere. Sindi bubijyemo cyane ngo mbigimuzi, ariko aho hantu Ananiya yaje kumusengera. Imana itegeka Ananiya ngo ajye kumusengera. Ariko nubwo yamusengeye agahumuka kongera kubona, n'ubundi y'amaso ye yahuye n'umucyo w'Imana. Ijisho rimwe ryaje kugira ikibazo rikomeza guhora ririra. Nta nubwo ryariraga amarira gusa, ahubwo bavuga yuko abahanga bava ko n'amashyira yazagamo. Reka buryo se niko byagenze. Agahora asenga ngo yinginze Imana gatatu.
ntiwamenya amasengesho yasenze ibi bihe bitatu ubwo njye numvaga igishaka kuvuga ko yari afite ari igishako cy'uko Imana yamubujije gushaka. Ndaje nabyo tubigereho. Yego. Urumva icyo ni igishako cya mbere Pawulo yari afite. Yego. Kijisho ryahoraga ririra riva n'amashyira. Icyo gishako cya kabiri ntabwo twari kukivugaho cyane, ariko reka mvuga ukuntu abapagani bajya bakivugaho. Abapagani bajya bakunda kuvuga ngo intama ngo yari yaramukandagiye. Kwa sikwara umuntu wigeze ubimbwira ba, ariko se ntabwo mbizi igihe niba yari yaramukandagiye. Ariko icyo nakubwira cyo nuko ubundi amavuta y'umugabo akuzwa n'umugore muzima, akajya mu ivugabutumwa, akaza akamukuramo inkweto, akamukuramo amasogisi yashyuhije utuzi, akamwoza ibirenge, akabikanda, akamukorera massage, akamuganiriza, akamugaburira, akamuryamisha, akamwitaho muri make, akamuhakeya. Ayo ni amavuta y'umugabo ikijya kiyakuza. Ayo ni amavuta y'umugabo ikijya kiyakuza, ni icyo ngicyo. Nuko afite umugore kandi muzima umwitaho. Rero iyo uri umugabo, amavuta yose waba ufite ubwoko bwinshi, amavuta yose waba ufite udafite umugore, ni ukuri ayo mavuta harahagera ashobora kutameneka, ariko uhora ucika intege muri yo. Garabumva ibyo uvuga nawe ntabwo uhorana intege nke muri ayo mavuta. Ko na Pawulo avuga ati jyewe naje kugeraho nemera intege nke zanjye kugira ngo imbaraga za Kristo zigaragare muri iki. N'umugore nawe ufite amavuta ariko adafite umugabo muzima umwubaha, umwubahisha, umuhesha agaciro, kugira ngo niba ari no mu ivugabutumwa cyangwa no mu yindi mirimo amushyigikira, amusapotinge, ayo mavuta nayo aba afite ikibazo. Nta birungo biba birimo. Namaze kumva icyo bita igishakwe ari iki. Ikibazo waba ufite, ikibazo naba mfite, birashoboka ko cyaba igishakwe ku buzima. Tugiye kwikomereza, twabwiye yuko turi buvuge ku ijambo ry'Imana, tugasobanura igishakwe ni iki, ariko tugiye kubahaho ubuhamya ku bijyanye n'igishakwe. Uko byagenda kose mama w'amahanga ntabwo yavuze ngo uyu munsi topic y'uyu munsi ntabwo atubwiye yuko ari topic y'uno munsi ari harya ngo imbaraga z'igishakwe atarahuye nacyo, atagifite. Reka tuguhe umwanya utuganirize kuri iki gishakwe. Yego. Iki gishakwe iyo ushatse no kugira ngo ugiye mu mwuka ukazamuka, Pawulo bura ngo yigeze kugera mu kirere cya gatatu kugira ngo akomeze ngo abantu ngo harebe ibyo abandi bantu batarebaho, yumve ibyo abandi bantu batumva, ariko cya gishakwe kikaza kikamuhananura, kikamukura, kikamucisha bugufi. Nari ndiho nkubwira, natangiye nkubwira ukuntu mbaza uti wowe mwashakanye gute, uvuga iby'ukuntu abagabo birata abagore, abagore bakirata abagabo. Yego. Igihe cyarageze nanjye ndamubura ariko atapfuye. Mana we. Yaransiga, siga tutatonganye, ndanamuherekeza, mbwira ko agiye mu kazi, yewe muha n'amafaranga. Hano mu Rwanda se cyangwa hanze y'u Rwanda? Hano mu Rwanda. Yego. Aragenda mara igihe kinini, imyaka 20 yuzuye mu kwezi kwa 8. Yego. Imyaka 20 Jimmy. Utabana nawe? Ntabana nawe. Ariho se muvugana? Ariho. Akubwira ko impamvu ataza mu rugo ari iyi? Ntabwo icyo reka twe kuki. Afite undi mugore se basi? Aramufite. Yo mana, cyagishakwe. Ariko uwo mugore ntaho wamusanga, nuwe wenyine. Ugiye muri mwirangamimerere ntago wamusangamo. Nijoro ntago rimuzi. Ko twe umubano wacu twawuhamije imbere y'ijuru n'imbere y'abantu. Niya Satani natangiye mvuga. Ko byagenda kose ndumva ubwo buhamya bunkoze ku mutima. Ubukoze ku mutima. N'abandi buri buze kubakora ku mutima. Ibyo bimaze kuba ubuzima bwarakomeye, buba bubi Jimmy. Yego. Buba bubi. Ankuraho buri kimwe. Yamaze yakuvanamo se cyangwa yaragusigira agenda? Yamazo nayo igihe cyarageze nyavamo kuko nta mutekano nari nyafitemo, nta mahoro y'umutima nari nyafitemo. Nubwo yari yaragiye yaragarukaga. Ariko akambuza amahoro. Kaza nka nijoro simenye uko yaje, nkamwikanga nk'uwikanze umujura, ntanakomanga ngo mugiye. Ibyo bintu byose bikomeza bintera ubwoba. Akaza se gakimwa ariko mu umutima ugumusunika umbwira guhunga. Burya ari gihe bangombwa umuntu akava mu nzira agahunga.
yari yaragerageje ko iyo nzu twayigurisha sinabyemera ariko nkeka ko aricyo cyatumaga asa nkunera ubwoba kugira ngo nyivemo ayo. Ariko ubwo yajyaga gukoresha izindi mbaraga? Ntabwo mbizi, ayo makuru ntabwo nyafite. Oya yarazaga niwe wabaga yaje, ntabwo ari izindi mbaraga. Yabaga yaje riri urayimureba gutya muri kumwe? Naramubonaga nijoro. Ariko nyine yaje tu muri kumwe mu nzu? Hari igihe yakomangaga akinjira, hariho n'igihe atakomangaga akaguma hanze. Izina rya Yesu. Ibyo twe kubitindaho. Igihe cyarageze Jimmy ndakizwa. Noneho twinjire muri rya jambo Pawulo yavuze, nasenze inshuro nyinshi. Ngira Imana ngo Mana wampinduriye umugabo. Ko wahinduye Sawuli ukamuhindura n'izina, ukamuhindura n'ibikorwa. Yakoraga ibikorwa bibi akica ubwoko bw'Imana, hanyuma ukamuhindura gukora umurimo wawe. Ukahindura umutima we mushya. Ngiye wampindura umugabo ukamusubiza. Nasenze ibihe binini. Na Pawulo ngo Imana yaramubwiye ngo oya, ubuntu bwanjye buraguhagije. Ariko kwakira ubuntu bw'Imana uri mu gishaka urabyumva? Ndi kubyumva. Ni ukuvuga ngo hari abantu benshi bafite ibishaka. Wenda agiye icyo mfite n'icyo. Pawulo yari afite bibiri. Reka tuvuge ngo yari afite bibiri ko kimwe niwe wanshokoje kugira ngo kize. Yego. Kimwe niwe wanshokoje kugira ngo kize. Ariko amavuta yose wageraho utuzuye. Ni igishakwe. Ni igishakwe. Ni igishakwe. None se mama w'amahanga, ikibazo nshobora kwibaza kugeza kuri uyu munsi dushingiye uko usa, uko uteye, uko ureba, uko ubayeho, biragaragara ko nta kibazo ufite. Ko mwari mumaze gutandukana, amaze kwigendera, waje gukoresha irihe banga, ni ya Mana waje kwizera ukayihamagarika kubera umwami n'umukiza wo mu buzima bwawe, ikanakubera igisubizo cy'ubuzima. Byaje kugenda gute, wabikoze gute, ni irihe banga wakoresheje? Ibanga nakoresheje nta rindi. Yego. Ni ugusenga no kuba mu mwanya umwe. Sinjarajaza imitima. No mu buzima bwanjye busanzwe sinjarajare. Ndasenga ngoma mu mwanya umwe wo gusenga no gutegereza Imana. Kuri rya jambo nahoze nkubwira, isengesho ryumva, rireba kandi rivuga. Yego. Ubwo urumva hagati aho muri uko gusenga kwanjye n'urwo rugendo nagiye numva byinshi biturutse mu kanwa k'Imana. Binkomeza umutima, bimpumuriza. Urumva? Naciye mu bihe bikomeye Jimmy, naciye mu bihe bikomeye, ubuzima bwaje gukomera, ngeraho mbura akazi. Burya Imana ishaka ko muri wowe ugira imbaraga zo kugira ikintu gikomeye ugeraho mu mwuka, iremera ugaca mu bintu bikomeye. Naje kugeraho ubuzima burankarana, ngera ubwo mbura n'amafaranga yo gukodesha inzu. Njya kuba umuzamu mu nzu bari barimo basana, yari yaramaze gusenyuka bashaka kuyisana ngo bayishyiremo abapangayi. Sinari nemera no kurara muri iyo nzu nini, yari irimo ibikoresho. Iyo nzu wagiye muri kumwe n'abana? Yari iri kumwe n'abana. Igitanda cyanjye naryamagaho cyari navuga ngo cyari kimaze nko kwangirika kubera kugenda nkizererana. Intebe aho nari ntuye bari bamaze kuzisigarana bazinyambuye kubera kubura amafaranga y'ubwishyu. Barazisigarana. Ubwo urumva nta tuntu twinshi twari tukingora ngo ndi butwinjirane muri iyo nzu tubura aho dukwirwa. Yego. Igihembo cyaraho abana baryama. Byagera saa sita z'ijoro nkumva ndarushye, nkahamagara Yesu nkavuga ngo Yesu ngwino nawe usigare kuri iri zamu. Yego. Ngiye kuruhura uyu mubiri wanjye, urabizi n'umubiri unanirwa, sinkoze mu cyuma, niriwe ahangaha ngeze ahangaha saa sita z'ijoro zirageze, nta n'injangwe yinjiye ahangaha. Nawe uza usigare kuri iri zamu, nihagira ikibura nagiye kuryama nawe uzaza ukishyure. Yesu we. None se ubwizamu uzakibazo? Yego. Izamu wari wasabye akazi cyangwa wari wavuze ngo nyine kamamba yambaye? Mama w'inshuti yanjye bimaze kumera gutyo. Yego. Nari maze kumubwira nti rero we nsigaranira abana, byari mu ibanga rikomeye. Yego. Njye mu rusengero ndava imbere nta n'umuririmbyi uzamenya ko mpaba. Movement zo mu rusengero zose zikorwa ndi hanze. Muri bake baga mu rusengero ndaremo. Niyo gahunda nari nafashe. Noneho abana banjye ubangomaniye. Arabyemera. Bukeye nibwo yampamagara arambwira ati wowe witandukana n'abana bawe. Ngwino hari inzu hariya barimo bakora. Hari inzu hari abarimo bakora. Wowe ujyemo dore barimo barahiba, baraye batwaye rubine, ubu muzamu hariya. Kugeza ubwo umupanga yabonekeye.
hamwe no gusenga yenda umupangayi araboneka nawe wabonye aho uba. Ubuhamya bwanjye ni bwinshi, birumvikana ni burebure cyane. Reka tube duhiniye ahangaha uyu munsi kugira ngo abadukurikiranye bagire amatsiko. Twatangiye dusenga, reka dusoze dusenga. Dufite parite izakurikiraho turayibemereye. Yego, mu masegonda make mwasenga tugashimira Imana yabanye natwe muri iki kiganiro. Yego. Data Nyiringabo Imana, turagushimye turaguhimbaje, we wabanye natwe muri iri jambo kandi muri ubu buhamya Uwiteka. Ndabizi neza ko ijambo rimwe ku munyabwenge riba rifite akamaro ribumare. Nyemerera rero abari bwumve ubu buhamya ndetse n'iri jambo Uwiteka, birashoboka ko hari abari bafite ibishakwe bibaremereye benshi batandukanye, abagore, abagabo, abakobwa n'abahungu. Uwiteka ndakwinginze kugira ngo usange imitima yabo, ubahe Mwami Imana yacu imbaraga zo gukomera mu izina rya Yesu. Amen.